iyo Imana itubwiye kwizera ni ibintu tutazi, keretse ko dupfukamira ibyo ivuze tukabimanikira amaboko. Keretse niwizera ko niba Imana ibimuye umunwa ikavuga ibidashoboka bishoboka bikabaho. Kwizera rero bituma umuntu yizera ko ibuye ryahinduka amazi. Kwizera rero ni ibituma twizera ko amazi ubwayo yahinduka ibuye. Iyo Imana itubwiye kwizera ni ibintu tutazi, keretse ko dupfukamira ibyo ivuze tukabimanikira amaboko. Nyine Sara, nyine Hana, nyine Yobu, nyine Petero, uko tubumva nabo byari bibahishwe. Twaraye turoba, undi ati naracuze, undi ati wenda mfa ariko nzakubona. Kwizera ni ikintu tutazi, tujya dupfukamira ngo dutegere amaboko Imana ibidusukanureho. Abizera ariko si nsanganyamatsiko, ahubwo bigira impamvu. Haleluya. Ibintu byose bigira impamvu. Iki giti nticyabaho imvura itaguye kitari no mu butaka. Impamvu ni ibyo kivana hasi tukakibona kuri. Ibintu bigira impamvu. Hari impamvu mu masinagogi yo mu gihe cya Kristo bari bameze n'ibyo bari barimo. Hari impamvu byatewe n'ibyo barya, ibyo banywaga, ibyo bakoraga. Ibyo nyine bigomba kugira n'umwe wabyo. 12 rero uwo babanaga nawe bagomba gusarura neza n'umuntu. Bigira impamvu. Iyo bataba kumwe nawe, bari babikurenza nabo mu masinagogi. Iyo bataba kumwe na bene nkuru, iyo bataba kumwe nawe, ahubwo impamvu ni kumwe nawe. Niho bari komoye. Bari babikuturusha, bari babikurushamo, ariko niyo bigira impamvu ubwo bigira isoko. Umva, nta mvura yaba hatabayeho igicu. Guhika kw'ibicu tujya kubona ngo impamvu ni ibicu. Nta mukororo byapfa kubaho hatari imvura ndetse n'izuba bihanganiye ahantu ngo bikabyara umukororombya. Mwaratize ibyo. Ibintu byose bigira impamvu, bifite ikibiteye ko bibaho. Ibintu byose bigira impamvu. Ndabona mukeye, ariko iyo mutabona agasabune hari ukuntu Imana kubabona. Ubwizanye ukuri hari uko muba mumeze. Muri sabune hari n'ibyikora. Nibyo wapfa gushyira mu mazi gusa, isabune irakesha. Uretse n'iyo myenda mwambaye, iyo ugiye no mu bikoni byanyu, byaba isafuriya byuzuye imbyiro, ariko hari ikintu mujya mukoresha kibihangamura. Bakita karakanura, karabikushumura, kabikuraho. Na mu gitondo nabonye umuntu uri gukoza ku ivido, ariko ari nk'itagaza ati wambabariye Mungu. Ariko amaherezo cyari gisa nk'ikintaza, ariko mu mwanya yezede ashyiramo ibyo kunywa mwenyuye. Nuko biterwa n'impamvu zatwaye. Ubwo rero ntabwo Imana ituma dukora ibyo. Ntiyategetse ngo hareho ibyatari ibyo ikora bimeze nk'ibyo. Twagiye. Ibintu byose bigira impamvu, bifite aho biva. Abadusama bifite aho byavuye, nawe hari uko byaba kandi bifite aho bivuye. Imana ifite sitirayi. Kuko yari agiye kugenda amaze kubabwira byose, icyo akoze arapfukama nk'umubyeyi arabasengera, ababwira ikintu muzabona cyiganje. Hano 17 niho twageze ku 14. Ababwira ikintu gikomeye cyane. Asanga bakeneye sitirayi, asanga bakeneye isabune, asanga bakeneye kugirwa de. Arabwira ati rero Mana ubikoresha kuri. Sitirayi irabonetse. Iki ukuri. Ngo sitirayi ni iki? Ukuri. Iyo hejuru ngo ni iki? Ukuri. Uberesha iki? Ukuri. Uriya barera, nihaboneka ukuri barera. Yaragennye arategeka, inama y'agakiza aricaye na kandi hamya ko kuri kuzesa. Haleluya. Ibyo ni ko Imana abigennye.
ubwo yakibasengeye natwe abazizezwa n'ijambo ryizeye bariya natwe ubwacu dufiteho uburenganzira kw'icyo niba ukuri guhari byanze bikunze hirya yivuguruza ahubwo twabaza ngo ukuri kuri he cyangwa se ukuri ni iki? Uriya nyine mu gihe cya kera impamvu abantu bagiye bayobagurika